imisozi itaza kugwaho, hazaba n'inzuzi ntazashobora kwambuka, zibura isengesho rizasubizwa kuko nsaba, zibura imirimo izandurura umutima. Yesu ashimwe. Twongeye kunezezwa no guhurira nawe hano kuri uno muyoboro Imana iduhaye kugira ngo tuhaganirire ijambo ry'Imana. Uracyari kumwe nanjye Emmanuel Minani. Reka dusenge kugira ngo umugisha w'Imana tugumeho. Mana nziza, turagushimiye ko uduhaye uburyo ukatwigaragariza kandi ukaba ushimye ko twumvira ijambo ryawe. Reka rigire ubutware mu mitima kandi imbaraga zawe zikorere muri twebwe, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Uyu mwanya turacyari kuganira ku mugisha Imana itanga. Turi munsi turaganira ku ntego ivuga ngo umugisha uhindura izina. Umugisha uhindura izina. Reka dusome hano mu Itangiriro igice cya 32 bihereye ku murongo wa 27, ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkure ku rutampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Ahangaha Yakobo twabonye ko yabayeho mu buzima kubirwa ahangayika, ariko aza kugira amahirwe ahura na marayika. Barakirana, umuseke uratambika. Marayika aravuga ngo ndekura. Undi aramubwira ngo ga nimenye ko ndi umuriganya. Ntabimenye ko ndi umuriganya. Na Satani yirwa andega ibirego ko ndi umuriganya. Ariko uyu munsi ndashaka kwezwa. Umpa umugisha. Kubera ko Yesu niwe mugisha. Kandi Yesu ni umukiranutsi. Ni umukiranutsi. Ijambo ryarambwiye ngo yageragejwe muri byose, ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Nubwo ubona urimo urageragezwa ugatsindwa, ugasambana, ugakora ibyaha, ukarya za ruswa, ukazitanga, ukagambana kugira ngo ubeho, kandi ugakomeza ukanasenga cyangwa ntunasenge. Ariko Yesu yageragejwe muri ibyo byose, ariko ntiyakora icyaha. Yakobo rero amaze kwimera ngo ndakwingize nk'umugisha, namenye ko Uwisaka yampaye rwose, oya nk'umugisha. Marayika aramubwira ngo witwa nde? Yesu nashimwe. Wowe witwa nde? We turi kuganira ijambo ry'Imana, witwa nde? Witwa nde? Buriya mu isi dushobora kuguha amazina meza, tukagukomera amashyi tuwanguriye inyangamugayo, uri igitangaza, ariko mu ijuru bakaba bagufite mu bitabo by'ibisambo ruharwa. Bakaba bagufite mu bitabo by'ibisambo ruharwa, kubera ko barabizi, bo bazi imvano y'imitungo utunze aho bayikuye. Mu ijuru bakaba bagufite mu gitabo cya ba ruharwa cy'ibyihebe, nubwo mu isi waba uri imfura. Ariko ijambo ryaravuze ngo umuntu wanga mwene se n'umwicanyi. Rero mu ijuru barakuzi. Ariko uyu munsi marayika arakubaza ngo witwa nde? Witwa nde? Yakobo aravuga ngo nitwa Yakobo. Ntabwo yigeze yisha. Marayika amubwira ijambo ryiza, aramubwira. Yakobo aravuze ngo ndi Yakobo, ndi umuriganya, ndi Yakobo.
yari afite agahinda. Aramubwira ati ntukitwa. Haleluya. Iyo uhuye na marayika ntago aguhindurira amateka mu bihe bizaza. Ako kanya bakivugana, Imana ishimwe, uyu mwanya Imana igira ibintu ihindura kuri wowe. Aravuga ngo ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo mu migisha yo mu isi yibye yari Yakobo, yagumanye ubu Yakobo aguma ari umuriganya. Izina riba umuntu aba Yakobo. Yakobo yari Yakobo. Iyo washakaga umuriganya wabonaga Yakobo, wabona Yakobo ukabona umuriganya. Yaratekinikaga Yakobo, yari ateye ubwoba, yatekinikaga no mu ntama zikabyara ibintu ashaka. Yari Yakobo. Ariko marayika arabaza ngo witwa naravuga ngo ndi Yakobo. Aramubwira ngo ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Rero ubwire ko umugisha Imana itanga, icyambere ikora iguhindurira izina. No mu bintu Imana izakora tukigera mu ijuru, ngizaduha ibuye. Haleluya. Ngizaduha ibuye ririho izina ritazwi n'undi muntu wese uretse twebwe abarihawe n'Imana yariduhaye. Rero mu mugisha Imana itanga ikintu ibanza gukora, igutandukanya n'amazina abadayimoni bakwise, n'amazina Satani yaguhaye, akaguhindurira izina, akaguha irye. Aravuga ngo ntukitwa Yakobo. Haleluya. Ndagira ngo hagire izina rihinduka aka kanya tuvugana. Imana iguhindurira izina mu izina rya Yesu. Hari izina wari ufite abadayimoni bakwanditseho, bakwita indayi, bakwita ibintu bitandukanye bitewe n'ibyaha byakunaniye. Ayo niyo mazina Satani akwita. Ariko uyu munsi Imana iraguha izina rishyashya nuyemerera, ukatura nka Yakobo uko yatuye, akavuga ngo ndi Yakobo, ndi umuriganya, narananiranye. Ariko marayika aramubwira ngo uyu mwanya y'amahirwe ubonye, ntukitwa Yakobo. Imana iguhindurira amateka, Imana ikugirira neza. Nende vuga ngo umugisha Imana itanga uhindura izina, ugaguhindurira izina, ukagirirwa icyizere cyari cyaratakaye. Imana iguhindurira izina, Imana ikaguha ubwiza, ikaguha igikundiro. Iyo Imana idahindurira Yakobo izina, ntabwo ibintu byari gukunda. Ariko umugisha w'Imana uhindura izina. Rero nagira ngo nawe uyu munsi umugisha w'Imana uguhindurira izina mu izina rya Yesu. Izina ryawe rihinduke, ubone izina uhawe n'Imana. Hari amazina isi yakwise, hari amazina amateka yaguhaye, ariko uyu munsi Imana iguha izina rishya. Mana turagushimye, tumenye ko mu mugisha wawe tujya duhindurirwa amazina, tukaba ubwoko bw'Imana. Uyu yari Yakobo ari umuriganya, ariko Imana iravuga ngo ntukitwa Yakobo wa Isiraheli, ubaye ubwoko bw'Imana. Yakobo yari umuriganya, ariko ahuye na marayika amuksiraho izina ry'uburiganya, amuha izina ry'uko ari ubwoko bw'Imana. Ndakwinginze kugira ngo uyu muntu twumvishe nawe ahinduke ubwoko bwawe. Urakoze kuri Imana yacu bwite, mu izina rya Yesu. Amen.